Twatangiye. They already know they call me Rehema. And person call you Rehema. AKA pain is sweet. AKA too much sherry. AKA antir. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Waouh, moi aussi. Aya basi ni kumwe. Wallahi singiji sozi. Let me show them, broski. This is how we got. This is why we got a shit, bro. This is how we got a shit. I don't need any shit, bro. Okay? Yuvuze nguricyo mitamango. Ngare karaye mvuge ngo cyangwa uvuge ngo me. Ibyo bitoki nibiki hari inyamaswa zibirya. Kandi wowe wabifakinze. So nje ninyo yanjye nza kuyipromotinga mvuga ko imviremo amafaranga man ko ngenza ngira gutya broski. This how I got, bro. This what the fucking is this? Ibi bintu byanje byo gucugusa ikibuno nzabicugusa mpaka kugeza igihe nkafatiye ko ntikarazi. Mfite n'ubumva. Mfite n'uburibwe. By the way, ndumuraperi wa danje mwabaswera mwe. Nzavuga ngo boy sukari yo. This my verse, bro. Okay, let's go. Let's go. Nzavuga ngo boy sukari yo. Urankorera. You so sweet, than chocolate. Umbera good party now kuri dance floor. Genda sunda man. That's my career. Yabyo bingejeje hano still now ne mpamvu mbona muri media nibyo ndimo ndamamaza cyane. So ndasunda man inyo yanjye bimeze ngo barakubita bikavuga. Fo nago biba bicecetse humura. So I don't talk. Thank you so much for watching me. Kwa subscribe ku Mutako TV show. Thank you. Iyo kunaniye ndavuga ngo iki cyana ni danje kirashaka kivanga abapampe yo iyo umunsi ni Sunday turakwishyura kugeza Sunday mama ni sigisigi mama ni sigisigi umwana ashaka diki umwana ashaka igitsina kobwa cyose tumeze nk'ibirabo tu n'uremera kuri umugore ubundi twari dukwiye kuvomerwa. Excuse me. Excuse me. Urumva neza? Excuse me again. Okay. Cameraman. Oh my God, that's our fun. What the fuck is this shit? Umva se. Babwire man. Icara ariko. Gengi yanjye ifite ibirozi. Ukunda kuvuga ubugambo bwinshi. Kuri strength zanjye nambara ruwivi byose ubyibajije bya kubana swing. Utarabibona binyura amasore ndi Petra Street uzabibaza jeje. Herima kuri muri baba yi bitch shaka ngonyi herompe. Bas. Baba. Ndi kumwe n'umuntu ariko ngira ngo musanzwe muzi kuri screen nyinshi zigiye zitandukanye. Akomana ongera ko kantu warukoze ndebe ngo akomana aya arakana abana shukutu nyinshi uri wariko ndi kumwe na tumace shushu sheri ari ababyita banze umbwire arukuntu fitabasheri bro bangaye man hari too much sheri actually sheri je t'aime sheri antir sheri man na forever sheri yaje antir sheri niko nkunda ako barabizi man ubagarira yose ko nta numwe ubuzizera n'irizarumba broski yeah sure na juwamba kina kantona panchuka tu muri club byarizu dancing yo shunza gupesa amazi beach nzayaguha bro. wambari ukamagapera gatoya wenda ku kantu wiyumvamo kakari buhita kakuzama ko kanya ako wegera imbere gato ku ntebe yawe man unkurure amatako yanjye yazanemo tubyumvikaneho. Excuse me amatako aryoshye atestinga nkayo mu mutsara
umva ko nigize ko ngwe nga uyu mutoso ndawuta ko cyangwa uratuma numva ubushyuhe ngo man mfite ibintu byinshi muri nge tangire interview they call me the only baddest bitch in KIGALI. They already know they call me REHEMA. And person call you REHEMA. AKA pain is sweet. AKA too much sherry. AKA antire. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Waouh, moi aussi. Aya basi ni kumwe. Umva barire. Mfite umunwa. Mbabara mfite ikintu bisa umunwa. Ariko ngiyo urebye umunwa w'umukobwa ngo arahandi hantu uhita wimagine. Ibyo bintu nibyo. Ntago mbizi wowe kuri kundeba se kuri no mintu uri kwimagine. Rega ibintu ni ibyanyu mu byemere. Ni ibigize. Aya. Okay. Ndabutse ko muri kumwe n'umubyinnyi wa mbere mu Rwanda. Kakanu mukibuke. Ninjya kukavuga mpita mvuga ngo jya kuri Instagram page yanje wandike official akarongo akadomo REHEMA umfollowing urebe ibikorwa byanjye ubundi tugakine. Agakimu uzakina kantona bro babyina ngo naju wamba kina kantona pancuka tu muri club byarizo dancing your shoes nzagupesa amazi bro nzayaguha tu. ndi kumwe na REHEMA ko mwiterema nyine nuko nguko tuba dutangiye show. Urabizi rero mu buzima busanzwe tuba tugomba kubana muri byinshi bitandukanye, baba ari abababaye, baba ari abishimye, baba ari abashavuye, hose tugerayo tukituriza gake gakeya dushyigikirane nk'Abanyarwanda. Ni MC Sety nkuko bisanzwe dufronge natwe kuri Instagram yacu Umutako TV, nanjye ugere kuri Instagram yanjye ni MC Sety nkuko bisanzwe. Nizere kumeze neza cyane, nawe utameze neza senga cyane, kandi Imana iri mu nzira. Hari impamvu gihumeka umwuka w'abazima, byose biva mu gusenga. Ahangaha rero turi nkuko bisanzwe ni Square Garden Park, ahantu heza cyane dukunda kuganira n'abavandimwe iyo byabaye ngombwa tugahura, kandi tugihumeka umwuka w'abazima tuba tugomba gushima Imana. Ni byinshi cyane tuba tugomba kukugezaho. Ndi kumwe na REHEMA, tukaba hari ibyo tugiye kuganiraho. Ushobora kubaza ngo turi buganire kuki tugiye kuganira ku buzima busanzwe, ibintu bisanzwe ariko bigutera amatsiko. Nizeye ko nawe dutangiye ikiganiro turaza kugera na kariya yiwe y'ububyinnyi broski ako erehe wanzu uzunguza even kariya y'ububyinnyi ngaho uzunguzamo gake. Oya banza byibuzu unamvuga ariko ati iki ni ikibyinnyi man. Instagram page yanjye se ntayuzi. Ndi kumwe n'icyuki. Yes uri kumwe n'icyuki cy'icyana cy'icuma. Wazivango ngamatsinera man gikora byose. Man ndabamenyesha ko anije mu byinnyi wa mbere mu Rwanda, mpora mbivuga akantu simuzatume nkibagirwa. Ninje mu baby wa mbere bro. Mu Rwanda hano ahanga wallahi singiye gisozi. Let me show them broski. This is how we got. This is why we got a shit bro. This is how we got a shit. I don't need any shit bro. Okay? Wow, better wonderful. N'Umutako TV nizeye ko we dutangiye ntaza kujya ku musozo, kandi ngushimire cyane tubana mu buzima bwa buri munsi. Bimeze bite byifashe bite? Ndashima Uwiteka man. Umukini wa mbere man barabizi igisozi yose ni yacu. Hano Square Garden si hukorera. Yego. Ni muhereza muri gisozi. Yego. Kandi I'm already queen of gisozi, kuko iyo ugeze muri gisozi utamenyesha ubundi baragufunga. Jya kubinyatangaza makuru. Sendaro bafungiye gisozi. Kugera gisozi utamenyesheje the only baddest bitch in KIGALI. Bakakumanura. Izo tatuwaje ni mu kubona hejuru. Ayo mazina nagiye mbona ibintu byinshi bitandukanye. Mbaze numve niba wongerejwe niba byakuru ko nkeneye kukumva. Nanje ngukanyumva. Yes twagiye. They call you MC what? Ukuboko kwawe ndiko MC Sety. Ndikubona ukuboko kwawe hariho tatuwaje. Ngiye kubanza nyibandeho tuze twinjira mu kiganiro neza. Uwo Emi ni Emi wahe ni munoki. First of all wasomye hano ni wasoma Isa. Yeah.
niyo mpamvu ngo ufite abasheri ngo gukingo baza no mazina man mo too much aha baza no mazina yari Emi nyine nibyo nari nimo kubaza Emmanuel nuwaheze Emmanuel niwe Isa nuwahe nyine nabyuze se ayo mazina yose nemera ko Emmanuel niwe Isa sibyo so uwo ni umugabo umwe wow ariwe papa wanje okay this is my dad ya numugabo umwe niyanditse amazina yiwe yombi abiri ya byiza cyane yeah that's what's up sha mwabantu hari igihe nkora ikiganiro ugasanga ndababaye ariko ndishimye cyane kuko ndi kumwe n'umubyinnyi wa mbere mbere hejuru bugombo arakantu kayakavango yuvuze nguryo mitamango ngare karaye mvuge ngo cyangwa uvuge ngo me vuga icyo ushaka kuko mu Rwanda man to like we are open bro we are fucking open we have to do whatever man nje niyo mvu nagira inama ku bantu banywa ibintu buri muntu wese wumva washaka gukora ikintu kibi azagikore namubwira iki nago namubuza niba ushaka kwiyahura bro zamuka ka etage ko hejuru usimbure n'abandi ugende wiyahure akaho ahanirwa n'uwakora ikosa cyangwa se bitajyanye n'imyemerere n'igihugu cyacu ahanirwa abahazi sibyo aha hanirwa biramureba man byo nago bindeba nyibariza izanjye buryo ki ndi umubyinnyi ukuntu nsunda ndabeshye something like that ukuntu nsunda ingene nkoramo akazi kanjye how is my career ibintu nk'ibyo ako n'uburyo njya mbona ubyina sugira udushiki twawe man urumva nk'ikibazo mbajije sugira bashiki banyu bose muhumure n'abasugi nta mageto bajyamo muhumure bashiki banyu bitwara neza nago bajya mu tugeto twa veni humurana n'ikidura ajya akora mushiki wawe iki diru babyita ibimapu na mushiki bwanyu n'ubusugi muhumure hari akantu waruririmbye mu kanya ngo muri club ngo byari bimeze bite ngo ndaguha kuki ese kandi indirimbo ni kantona niba ari payifo na kenke shoot indirimbo yabo so nje nsubiramo indirimbo ko nyenzi indirimbo nyinshi hari akarimo nakunze kavuga ngo naguhaye izina baravuga ngo naguhaye umutima wanje ukina nk'agapira nkwereka aba baby bose nsangana n'umwutasweho bitch guskwebwa nanjye byambera erega byambera yo baby boy byambera na muntu bitabera okay Rehema bakuzi mu bikorwa byinshi cyangwa se mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko noneho ubu tuvugana ubu bikorwa byifashe bite ubihagaze gute ni ku promoting already career yanje y'ububyinnyi urana ama clubs agiye hafi gufungura ndamenyesha umuntu wese ufite club kuba atazakoresha umubyinnyi witwa Rehema ko uza ufite ikibazo babara mu makazi ikindi ku bantu bashaka online dancing I'm still available ndacyakora ugenda ukangurikina kuri Instagram page yanjye uraza ukambwira show ushaka kuko mba mfite ama samples y'ama video so nkaguha tukumvikana ibiciro ukishyura nkagukorera mbemazemo like career yanjye maze giye kumara hafi imyaka 3 so I'm so fucking good. I just want to tell you this. Biciro twabikubisa hasi muze mukoreje muze murye show. Kure kibebi kiza kiri sexy nta kosa riba ririmo nabo barabizi. When some person musician in person nk'umuntu ushobora kwifuza kugushyira mu bikorwa byawe biciro bikubise hasi. Nk'umuntu njyewe ntago njya nkora mu video y'Abanyarwanda nago ndabitangira. Abantu benshi bakwita indaya
ubyakira gute iyo bakwita indaya? ndishima nkumva nyine ndi umu actrice mwiza. Kubera yuko tuvuze aba actrice benshi bagiye bavuga ngo uriya muntu ngo bamwita satani, bamwita shumureta. Shumureta bazi yuko yaryaga imitima y'abantu kandi we yarari gukorera amafaranga ntabyo bari bazi. So ngiye nyisi indaya mitanecara kuri dushiki twawe urumva ngiye nyisi indaya noneho yuri nigukanye bivugishwa ngo ndi indaya nicara kuri dushiki twawe baswerera ubuntu umva nyine ndakubabariye tu. So nabindi nje nakubwira wowe nyiti indaya nyine tujye usengera mushiki wawe. Nge mbasengera babaye ari nabo byo ntabwo byabindeba ko sinababyara. Mani ngewe nyisi indaya ndababara. Ubabazwa n'iki se? Byose ni ibidanje nyine bimbabazwa na mushiki bwanyu nyine duhurira mu bugeto. Isi ndaya utanzi utarangura utazi swaga zanjye don't know my swag ko ngenza mvuga ngo ndashaka imifungo bame nipaka imifuka yabikame ngi rap ikaze nzanye warahimba kubye 4 bro. So ndaya ni mushiki bwanyu cyana kirakoma ubakubye kane gusa se I don't talk. Urese mukuba ku nshuro ze y'ubugoryi bwaheraho. Ubugoryi bwabo bari kundeba banuka ngo ndindaye aho burangirira niho ngiye bwanje butangirira. Aho ngo ufite ikibuno cyoroshye cyane pe kimeze nk'ibigezigezi. Oya ngo kimeze nk'iki kamera ibigezigezi fasha gato turebe ngo kimeze ibintu by'ibigezigezi kirorohereye ko nyende umubyinnyi kandi umubyinnyi ntago agomba kugira ininyo ikomeye. Ininyo ikomeye cyangwa ikibuno. Erega iyo mvuze ikibuno naga ari bidanje mwese mufite ibibuno mujyanisha muri toilette. Ndimo ndaza gupromotinga uri iki kibuno ona hari abantu imyanda yiwanyu mu rugo bayibyazaho umusaruro w'ifumbire. Uranyumva neza? Ibyo bitoki nibiki hari inyamaswa zibirya kandi wowe wabifakinze. So ngiye inyo yanjye nza kuyipromotinga mvuga ko imviremo amafaranga man ko ngenza ngira gutya broski. This is how I got bro. This what the fucking is this? Ugahita wituriza. Fungura kuri amarinete dutangira ikiganiro. I know you wanna come to gasangiriza paper. Okay. Oh wow, ibintu ntago biba byoroshye mu buzima bwa buri munsi duhura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko ibyo mwe nabyo kuri uyu munsi wa none nawe urabyibonera ibintu ntago biba bimwe. Kamera iki kiganiro tugikomeze cyatukireke ntago ibyo bindeba mwe mwumvikane twumvikane ko mungiye mwanunze kamera rega banegereje ibibazo byanyu ngo mbasubize mu mutuzo promoting career yanjye y'ububyinnyi hano mu Rwanda. Ikindi abantu bose bita aba baby bakora mu video ngo indani bushiki bwanyu ngiye murambibabwira indani bushiki bwabo man ko bushiki bwabo ndabizi neza ko aho mbyuka nako karagenda kakaryama. So you don't have to say that. Aha hari agasimba bita ni kakandi kajya karara gasakuza baciye umurizo imererye ndumva ukazi ni beat man. So nta kintu wumvamo ni kiki za beat ni beat tu erega barabizi ntago turazi akorehe ubu nta mugabo mwe mwahura mujye mu gikorwa cyo gutera akabariro cyangwa muryamane none wa mugabo utabaza uvuga ati ndapfuye mu nabare nicwa n'ikizo ngo iki hari ukuntu ababebi batabaza guteze cyane ukuntu bajya bari ababebi baratubura mwana wa mama nuko bazajya bumva babiye ngo ngo ugiye ngo ni ibinaga ibyo ari ibidanje man kuko nuwo wanosha gutya yataka Shorora ngo bari ibidanje abari kubyikoresha. Okay. Iriya tatuwaje siri hejuru y'ibere ry'ibumoso yo naye mazina ni muntu ki wari umaze kutubwira ati Emi Isa ni my daddy nuko mukunda cyane agaciro nk'umubyeyi. So iyo tatuwaje iraho ngaho yishatse kuvuga
tatuwaje yanjye yanditseho ngo pain is sweet. Yeah, pain is sweet. hari nk'umuntu udukurikiye utazi icyongereza pain is sweet bishaka ngiye nkurikiranwa n'abantu batari injiji ubwo pain is sweet baba batayizi bambara banywa amazi ariko bisobanura ngo ubabare buraryana ubabare buraryoha sweet. Pain is sweet. Biryoha biryana ariko baranabizi nabo. ufite amenyo meza. Merci. ako sinzi niba byose ari byiza. Ntago wabimenya kutarabigiramo. nta mwanya nabibonera. Nawe uhumura ntacyo wabona. Igikize utekereje. hari umuntu twe turimo tuganira mbere yuko dutangira ikiganiro avuga ngo abana ngo b'imyaka 12 ngo n'imyaka 52 ngo byose bigeramo n'ibiki bira bintu babyakiriye gute kuba dufite urubyiruko muri iki gihe ugasanga kuko wa mwana w'imyaka 20 azwi ubwambure bwe n'umuntu w'imyaka 50 azwi n'umuntu w'imyaka 60 70 bira bintu bifata gute kuba abana dufite kuri iki gihe barimo kugenda bajya mu bintu bigiye bitandukanye kandi bitari ingeso nziza no kubahisha umuryango ndetse n'igihugu. First of all ubibona ko ari ingeso mbi. Urumva kuko wowe ubutabirimo ho mwana kuri njyewe nk'uwo mwana ubikora abafite ibye muri we. Right? Ntabwo umubebi abyuka ngo avuge ngo azaryamana n'umugabo ufite imyaka 90. Ntabwo umukobwa abyuka ngo abitekereze. Ntabwo umukobwa yicara ngo avuge ngo njyewe gutya n'ubu bwiza bwanjye mfite n'izi makeup niteye ngomba kujya ndyamana n'umugabo w'imyaka 90. Ntabwo abyuka ngo abirote. Ahubwo porepore ndiyo mwendo. Kandi nyine biterwa n'icya getinga muri we tu. Wasanga zose zinjira kimwe kuri we. Inyise zo n'ubundi zo baba bamwinjizamo. Inyine bamwinjizamo. Intumbi z'Uwiteka. Intumbi ziye. Reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu. Icyo nashaka kuganiriza urabona uracyari umukobwa cyangwa se niba uri umubyeyi sinzi niba warabyaye. Uracyari umukobwa cyangwa warabyaye? Ngende umukobwa. Yego. Nagira ngo twicare tuganire. Rehema tumaze igihe turimo kubona kuri social media nyinshi zigiye zitandukanye. Ese Rehema hari ibintu ujya uganiriza abantu ukababwira iyo urimo kuvugira gutya kuri kamera hari abantu benshi uba urimo kubwira. Ese nka Rehema bira binabavuga hari abana benshi hanga abakobwa bagenzi bawe mbere na mbere inama wabagira ni yihe? Kubijyanye n'ibiki? Kubijyanye n'ubuzima barimo kunyuramo ugasaba umukobwa arendaritse cyangwa iki cyangwa se nko kubiganiro nko ku bintu burimo kuvuga ugasanga wenda nk'umukobwa nawe agiye mu bundi buzima butari bwiza arimo kwiyandarika cyangwa se ari gukora ibintu bitajyanye neza n'imyemerere. Erega je nago nabimenye ibyo bintu bitajyanye neza kuri we wasanga ibyo bintu abira bakavuga ngo ibyo bintu ni bidanje man. We ubwa abifana ku giti cye kandi kuba abifana ntacyo namubuza. Nabindi navuga. We urabona nk'umukobwa sibyo nkuko nabikubwiye nago umukobwa byuka ngavuge ngo azaryamana n'umuhungu meze gute azagira ute ahubwo uburuko wenda ugenda ukura cyangwa ugira career yawe mu gukundana n'abo basore bari too much actually na anti sheri ugenda ubona experience zitandukanye. So nje na mukobwa numwe naveba ngo mubwire ngo nkwe man igumye ubikorereze ako bibuka ko umuremya azaza tu. Nta kindi nje namubwira. Andi yaje nganira rimwe. Umuremya wacu azaza twese turamutegereje ibyo wakora byose uzamenye ko nje nago naza ngo judging bro. Niba uri bitch ukabugenda bakagupesha kashi zawe bakakugira agashya kwicyurira yawe nje nago nakubreminga ko nawe ufite target yawe mu mutwe. Nkuko nanjye mvuga ngo ibi bintu byanje byo gucugusa ikibuno nzabicugusa mpaka kugeza igihe nkafatiye ko ntikarazi. Mfite n'uburibwe nikarazi ako target yanjye nanjye uwaza ngambwire ngo kuba ndi gucugusa ikibuno ni bibi nago namwumva uzi impamvu se nzi cyo nkuramo bro nzi profile yanjye mfite target yanjye. You don't know anything about me. Wasanga bebe ari marajya kuri uwo mugabo w'imyaka 90 kugira ngo akore igishoro cyo gushora inyanya n'intoryi. So namubreminga gute amafaranga ntabasha kuyamo.
no way, no way. Kora ibyo ukora, niba unywa inzoga uzinywe, niba usinda usinde, niba unywa ibibabu binywe, niba wenda kwiyahura wumva neza akantu karimo karakuzamo gakuza ugende wiyahure ko nabaye babujije nabyo mwakoze. Like nk'umu baby Mary we akura amubwira ngo wikora iki ko nyine tuzikunda kubi tugasarara rimwe noneho kakugeze yaba bakwisha krakanega nakacu nagahinja bera bera nakateja bera maka YouTube channel ngorera just mabano maka namba kabela bela nangahinja bela numva najya kuri kamera ako kari muragakunda nta ndirimbo nta muhanzi rumwe rega ntazi ariko ko ngako nayi impamvu wenda ushobora kuba ukarimbye n'ukwenda ugakunda oya bije babije Mr Kagame mwe mwahura nakareka ngo turaho ariko nawe na Kalifani man twagiye gukorera indirimbo hano by the way ndumuraperi wa danje mwabaswera mwe nzavuga ngo boy sukari yo this my verse bro. Okay, let's go nzavuga ngo boy sukari yo urankorera you so sweet than chocolate umbera good party now kuri dance floor the way you heard me nanje I will multiply bro. Kalifani cyo gihe mwahuye mugiye gukora indirimbo no cyane chill bisanzwe nko kuganira studio ko ababire bebishiye muri studio je uramamagara ndagenda nkubitemo akavasi kanje kuko nje wenda akaze vuga ngo ego urakaje ego vuga izina nkwiye ugwego kazi setu ni kirundi urakizi none njewe none jamutamasa bajya bavuga umukanyezi from Burundi turabasuhuje abakanyezi abatama abashikiranganje mwetse Imana bavuga ngo zademu muragura vuga cyane muragura izimari zirasari wanje naguhombesha nono nje sinibeshera ibikorwa birivugira ariko imizigo yirivugira sho yabana bazi kunyonga ugwego ako mana abarundi rero none turabacuje Imana ibahezagire mukamata mabizu none umurundi wese wifuza kuvugisha none Rehema unyure kuri nimero z'Umutako TV rero turaza kumukugezaho. Nagiye i Burundi hari usanga i Burundi imyitwarire yawo n'imico yawo yaranangaje usanga ababyeyi bawo cyangwa se abo bita abakenyezi cyangwa se abadamu mu Kinyarwanda isaine z'amanywa aba yicaye ku ikesi hari amusteri nabonyeyo kwamamaza bita boke ngo none ngo mereza boke zitanu sibyo ngo zitanu ngo kanugera kwibarabara ubwo yari kuri telefone ngo kwibarabara ja gatanu ngo none ngo bavuga ngo uramamagara rero mugabo ndagukunda re Okay, Rehema Charlotte ku Barundi turabakunda cyane. Naye ndabakunda. Nanje pe mfite n'abakiriya banje b'Abarundi mwubahwe pe. Imana igiye umugisha izaje basubizaho mukuye. Muri abo bakiriya b'Abarundi none iyo abo bakiriya impamvu ubita none abakiriya bawe baba baje kuronka iki kugira ngo baba baje kuronka show. Cause njewe nyine nje nanga amashow kuri Instagram. Ndabyo nyine na promoting agakonda umubyinnyi. Show it's all about ububyinnyi. So nje ndasunda man. That's my career. Nabyo bingejeje hano still now ne mpamvu mbona muri media nibyo ndimo ndamamaza cyane. So ndasunda man inyo yanjye bimeze ngo barakubita bikavuga fo nago biba bicecetse humuje. Sure kuko hari nk'umugabo wagushobora ngo mukundane mujye mu rukundo byanyabyo ni nesoro ndi single mfite abasheri mama ese ibintu nzabivuga ryari banyamakuru banje mfite abasheri bro. The way you look at me here is already the way I'm looking mana we nana kiras mfite abasheri bro wakirasa
Giye kwa nka Brian wirashe ku kuguru na Davis ariko yarirashe muri Eva. Aha ntago byoroshye. Rehe Iki bitoroshye man. ubu ntago ujya inyara ku buriri. Igo. So. Fona njagire ngo mpamagare sheri mubaze. Kanyiguhereza. Ake. Baby. Ngonyanyaya ngumwini. Aramwe ngo wapi? Wapi? Kamema umwahagarikiye anga. Umva ko bavuga show. Ndabamenyesha ko nitwa Rehema official kuri Instagram. Ugenda unkurikirana following. Urebe ibikorwa byanjye mfite brand new song. Izazitwika. Nivuga gutwika. Nzavuga ngo nyumvire imvure mu nzira ntakwica ngasigura kwicyuza chat munzanira shit. So I don't talk. Thank you so much for watching me. Kora subscribe ku Mutako TV show. Thank you. C'est tout. Merci d'avance ntago turasoza. Kandi uvuze ngo musoze man. Sikubundi ngiye mutama Alex twari dusobanura ngo dusoze ngo we. Bigeze gutuma cyumva ushaka kunyirebera. Nyabano bantu. Sishika ushaka kundeba. Twagiye muri show. Tugiye gusunda hano ku Mutako TV ibintu bimeze neza cyane. Utarakora subscribe waracitswe. Inkuru nyinshi zitandukanye kandi kugiye zizewe. Turi kumwe na REHEMA umukobwa wanyu. Ngiye kuririmba maze ugiye kudusundira natwe. Katoto kamene nikakwana. Ngiye kuririmba ibyanjye wowe tusunda hari ribise. Yenda kubesha nsunda indirimbo nkunda. Sinkubeshye. Iyo ukunaniye. Iyo kagezemo fresh nkahita numva bimeze gutya bitabango. Iyo ukunaniye ndavuga ngo iki cyana ni danger. Kirashaka kivanga abapampe. Yo, iyo umunsi ni Sunday. Turakwishyura kugeza Sunday. Mama ni sigisigi. Mama ni sigisigi umwana ashaka diki. Umwana ashaka ni bushari wayiririmbye man kamwe ntayuzi. Hari ukuntu yabafashe kuri intebe urunama none twereke inyuma none usunde fresh nangiye kuririmba. Ndakora kamwe. Nimbona wanisajije nkurya tatu maturu we y'ubuntu. Guys muze mu following muri ariko buretse gatoya abantu babyumvishe wenda ku musozo w'ikigano turi buze kubivuga. Buriya ari ituru y'ubuntu ni turu yishyuwe iryoha niyi. Tura amafaranga araryoha. Sibabizi sawa. Gute se? Oya umuntu gufite amafaranga ubundi araryoha. Twe abakene barabiha fo. Babiha gute se kandi? Umva nyine utazi. Ona abagore tumeze nk'ibirabo. Urumva neza ukuntu abagore tumeze. Like ubundi igitsina kobwa cyose tumeze nk'ibirabo tu. None uremera kuri umugore. Ubundi twe dukuye kuvomerwa. Excuse me. Excuse me. Urumva neza. Excuse me again. Okay. So, niyo mpamvu bakubwiraga ngo kuba tumeze nk'ibirabyo twito dukuye kuhirwa bro. Man like niko turemye. Kandi kuhirwa nupfata ibizi ni ibifaranga. Kuri abagore bakunda amafaranga. Man uzare na boyfriend aho yamaze n'ukwezi urumva. Nandi kinanye maribwiriza cyiki niki. Wumva hasi atangiye gukomera mu kuntu sinkubeshye man. Aki yarekuye haroro. Masheri nawe urabizi ko ufite amafaranga uri kwisetsa. Wewe ufite kofi uyiziritseho hano. Ubizi neza ko harimo umufuko. So umva ukomeye. Uko mufite imbaraga. Canje ubuzima mbamo rero. Mpora nishimye iyo muye n'ibimbabaza mbabaye. Yatari ubuswera bw'ubukene. Uyu muntu wese afite ubukene abababaye. None serese rero. Okay. None se reka nkubaze Rehe. Ngiye kubaza akabazo k'amatsiko sibyo? Nka buriya nk'umugabo aramutse azi gukora akazi neza. Akaye kazi. Ngo iki? Ibyo nyine wavugaga. Aramutse azi gukora akazi ariko nta kofi ntago ushobora kukimuha. Amafaranga ashara horoshya. Uswana hose amafaranga kubise man ahita horoha man. Man usikujya kwinjira ahantu man bakubonamo ikofi niyo wabambaye ikofi mu mafaranga yakubitaze inebuka yihabwa broski. Cash bro. Ko ngiye naravuze ngo ndashaka imifungo bame ni pack imifuka yabikame.
iyi dance nzanye wallahi mbakubye kane izo bitch zose muzi do ngizi ni inshuro 4 samasheri do Kamera okay. Bebe uri mulungi hora bika bulungi uri malaika nso yakango mwezi wensi kulabye nze fulane stress wabura nembera ngo mubezi tudye wano kati ndi kumutako TV ndi kumwe na Rehema dukonana ebino ni fresh na fucking show like get This is a Square Garden Park. Cameraman. Oh my God, that's our fun. What the fuck is this shit? Umvase. Babwire man. Icara ariko. Gang yanjye ifite ibirozi. Ukunda kuvuga ubugambo bwinshi. Kuri strength zanjye nambara ruwivi byose ubyibajije bya kubana swing utarabibona binyura amasore ndi Petwa Street uzabibaza jeje REHEMA kuri muri baba yi bitch shaka ngonye herompe